uwo watorotse asakuza ngo dore umwicanyi ngo yari yambaye ubusa abaturage bamuha utwenda ariko abaturage batanze utwenda ntago bagomba kugarukira aho ngaho nibyo nkubwira hari umunyamakuru numvise avuga ati dosiye y'umushinjacyaha nta kirimo ngira ngo n'ababurana ari Gahungu Efremu ari Kayumba Inosa abandi ntago namwumvise ntago ari bo bonyine bavuga bati umushinjacyaha ntiyarebye iki none se umucungagereza ndaza kugaruka ku ka Marcel yavuze umucungagereza directeur wa gereza umushinjacyaha umucamanza bose si abakozi ba leta yego barapfiki umushinjacyaha apfana iki n'umufungwa ku buryo yahimbira ibyaha directeur wa gereza bakorana kolege en faveur y'umunyacyaha wagihamijwe mu buzima busanzwe mugani wa Rwema biragoye pe uziko bose se binenteri yitari gukora bose bari potinga kuri minijiste n'est-ce pas si iyo minenteri idahari kandi dukunze kugira ibihe itariho yego iyi idahari ziranzego zose ziba zirebererwa nande na minijiste ishobora no kubakoresha inama bose bateraniye hamwe byava he kugira ngo umushinjacyaha azashinje directeur wa gereza amushinja ibyaha yakoreye umufungwa umushinjacyaha mu nyungu z'umufungwa ibyo bintu birashoboka mu buzima busanzwe umufungwa ni victime ni vulnerable ni umunyantege nkeya ni umuntu wambuye uburenganzira bumwe na bumwe Kayumba na Gahungu nabo icyo bakigarutseho bavuga nyine ngo umushinjacyaha yazanye ibintu bituzuye kandi ni qualifié nibyo binakora ntacapfa ngiye ndashaka kumenya ngo yaba pfiki umucamanza yakamubajije ngo uyu mwaba mupfiki ko mumaranye imyaka mukorana kandi procureur w'Igisenyi mu nama z'umutekano procureur w'Igisenyi procureur waho ngaho directeur wa gereza iri muri ako karere wa polisi ingabo reserve force bose hari aho bahurira muri network y'inzego z'umutekano na procureur ari cyane nese umuntu mubana kuri groupe imwe WhatsApp nufunzwe utemerewe telefone ubushuti bwavahe butuma akwigarika akaza kugushinja mu nyungu za wa wundi wambuye uburenganzira ibyo bintu birashoboka biragoye ari umwavoka nabyemera ari umwavoka cyangwa se ari umushinjacyaha privé kandi ntibyemewe izo service manza zitebe kuba privatize ntawe ubaho alors ari umwavoka umwavoka mu nyungu z'umukiriya voilà umwavoka ahembwa n'umukiriya ariko umushinjacyaha ahembwa na leta na directeur bagereza ahembwa na leta n'umucamanza ahembwa na leta abo bantu ko bahembwa amafaranga mu misoro y'abaturage bose baba bapiki mu nyungu z'uwambuye uburenganzira Yes, reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye tubahaye ikaze ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi nongeye kwakira Karegeya Omar Jean Baptiste kuri iyi chaîne ari nabo bageze ibiganiro bya buri munsi kugira ngo tuganire. Karegeya wiriwe neza? Niriwe neza gushimire cyane nshimire n'abadukurikiye bakurikira ibiganiro byacu igihe kinini cano irengeje ukwezi w'iminsi mikeya ariko ntibivuze ko igihe cyose ari nge nzajya mbitanga tuzajya tugeraho uko tubona umwanya n'ubushobozi dushake n'abandi batumirwa baza n'ibindi bitekerezo ariko ndabashimira ko bihanganiye ko ukwezi kose kwashize ari nge garagaraho ni byiza ni abantu b'akamaro kandi turabizirikana burya hari icyo bibamariye natwe hari icyo bitumariye kandi burya ibyo umuntu azabazwa ikintu cya mbere nicyo wamariye abandi ikintu cya mbere nicyo wamariye abandi naho kubaho ku bwawe kera mu giskuti twabarahiraga ngo inshingano z'umuskuti inshingano ku Mana inshingano kuri wowe ubwawe n'inshingano kuri mugenzi wawe ni byiza rero ko nundi wese aho uri wikoreye evaluation ntuzarebe ngo nageze kuki nubatse bingana gutya nagize gutya ariko namariye icy'abandi iyo wubatse ugapita kuba iyo wubatse taje umugapita wahaye akazi nawe akabasha kubaka cadastre uwo gapita wamugirira akamaro buryo umuyeda agahaha umufunda akajyana umwana mu ishuri
nawe ufite icyo wamariye abandi nicyo cy'ingenzi rero nyine wenda ibi biganiro hari abo bifasha nanjye nazajya mvuga ngo hari icyo namariye abandi. Reka dushimire umuryango uri gukomeza kwaguka abagera mu 5,000 bakoze subscribe barenga kandi twatangiye ari 1,000. Yego ni achievement nziza ndetse rwose nishimira ngewe wenda kuri experience ntoya mfite kuri YouTube abantu 4,000 mu kwezi ni benshi cyane. Yego benshi cyane so rero mwagaragaje urukundo mukunda Karegeya Omar Jean Baptiste by'umwihariko bibonera no muri commentaire nziza zubaka nta nizi senya mperuka nabwo nigeze kubaho yari nk'imwe izindi nizi nenga zikosora zivuga ati muzatugirire mutya ikindi nuko niyo haje izisenya abadukorera nibo bazisubiza replay iyo umuntu avuze ati shoka ibishanga uramusubiza mu bishanga kweli. I like this. Ndazireba bihangare ko rimwe ntabona umwanya wo kugira ngo nzisubize buri imwe ku yindi ariko mba nazibonye. Ariko nabonye ukanda ugashyiraho kabereka ko wazibonye. Ndazibona mba naziciyemo ariko nshima ko zubaka zitansenya. Ngewe burya ndi umuntu ucika intege cyane. Ndi umuntu ucika intege cyane buriya. Ncika intege rwose iyo bijemo nabi ari igihe mbireka cyangwa se nkatangira nkagabanya umurego kora nk'abanyakenya. So rero ngewe abanyakenya iyo bahombye gato bahita bagurisha niko bimeze. Nanjye mbonye ntago navuga ngo nahita ngurisha nshobora guhindura umuvuno nkahindura nkakora ibindi cyangwa nkayiha umwana cyangwa nkayiha undi ariko nta kiranci intege mu kwezi maze pe. Ibyo ngibyo nawe twizere ko uzahaguma kandi ntabwo abari hano arabo kuguca intege. Kubw'amahirwe rero ntabwo abantu dukorana niko navuga abagenerwa bikorwa bacu abafatanya bikorwa bacu ntabwo ari abaca intege. Ayo ni amahirwe mu ntangiriro iyo udacitse intege binabaye nyuma babifata nk'ibisanzwe ariko utangiranye nabyo byaba ari ikibazo. Ndabona rwose ukeye kuri cravate yawe ku mudari w'u Rwanda n'Ubufaransa. Ibi ni ibisanzwe ibi ni iby'inyuma umwanya wo gucya byo ni ngombwa nta muntu ubereyeho gusa nabi iyo bishoboka igihe bishobotse ariko burya hari umuhungu w'inshuti yanjye twakoranaga nagendaga mvanaho utuntu tw'ubwenge yari umwana kuri ngewe ariko yarize ibintu bya psychology yajyaga atubwira ngo burya hari abantu batisiga amavuta ku mubiri ariko bakayasiga imbere bakayasiga imbere ukabona arakeye ariko atari yatisize inyuma. So rero niyo mpamvu ariko imbere niba hameze neza n'inyuma hamera neza. Byagorana kugira ngo ubone umuntu ufite umwanda mu mutwe mu mubiri mu magambo wumve ku mubiri inyuma akeye. Nuvuga ngo ushobora kuba imitekerereze yawe ishobora kwafekita imyambarire yawe imyitwarire yawe imivugire yawe. So rero ngewe kubwanjye ndakeye haba ku mutima haba kuri roho. Ibyo nicyo cyambere muri byinshi ndagerageza kubera ko nkuko nabikubwiye ko ncika intege vuba hari ibyo ntajyamo ibyo mba numva bitatuma njya kuri roho ndabyirinda nkabikwepa. Wanyumva nkabikwepa iyo mpangiye kubona ikimenyetso cy'uko byagana ku mwanda nkora repli tactique nkagenda ikigongogongo nkazajya mu byoroshye. So rero ntabwo nta cyatuma ntacya kubera ko njya mu byo nshoboye mu byo nkunze mu binshimisha ibintu bishobora kunyanduriza roho mbigendera kuri. Yego ni ibyo ngibyo. Reka twanzike tujye mu kiganiro nyirizina. Mu minsi ishize twaganiriye kuri ishu yari mu maboko n'ubundi ikirimo y'urukiko. Ni ishu ya bamwe mu bayobozi bahoze muri RCS ndetse n'abandi bantu batandukanye bakurikiranyweho gukubita gukomeretsa ngira ngo harimo n'abapfuye. Yego noneho gukubita bikavamo urupfu. Twavugaga wakubiswe abantu nabonye bakomanta cyane ku wo twagaragaje umwe uriya niwe wabaye imbarutso fete. Yego
nifuje ko twongera kuganira kuri iki kintu kubera ko nabonye aba bagabo bagejejwe imbere y'urukiko. Yego. Baraburanisha. Yego. Nyuma yo kumva iri buranisha cyangwa se bimwe mu byaranze iburanisha Karegeye. Hari icyagutunguye se wumvise bimeze ute, wumvise bijya he? Imetero urayitera uganisha he? Kurakoze cyane. Ndabanza mpere ku byaba byoroshye kumva mu matwi. Nongere noneho ndebe n'ikindi cyoroshye nanone muri overview muri rusange. Wowe uvuga ngo icyantunguye abagabo babiri nakurikiranye cyane imyiregurire ya Kayumba Innocent, amapeti yawe sinyibuka neza, niya Gahungu Ephraim wamusimbuye i Rubavu muri gereza ya Rubavu. Gahungu ni mwiza, niyo mvuze ngo mpere ku cyoroshye. Gahungu ni mwiza kwisura, ariko ntabwo azi kuburana. Ntabwo azi kuburana. Hanyuma Kayumba ni umuhanga. Ni umuhanga muri byose, haba mu byiza. Ntabwo ndamenye ibyiza bye, ariko byanze bikunze ntabwo yageze iki gihe akora ibibi gusa, ariko yaba mu bibi, mu byaha. Hari icyari cyaramuhamye cy'amafaranga, ndacyo yayibanye ubuhanga, aburana gihanga. No kuri iyi kesi aburana gihanga pe. Kayumba very intelligent ugereranyije n'uwo Gahungu. Kayumba ni umuhanga kweri kweri. Wongere ngo ni umuhanga. Sura waburanaga yambaye ishati y'ubururu. Yego. Na Gahungu yari yambaye ubururu bugeretseho ijakete. Ijakete. Gahungu afite isura nziza, ariko ntabwo azi kuburana. Kayumba ni umuhanga muri byose, harimo no kuburana. Ni umuhanga mu kuburana. Ako nakoroheje. Akandi manze nisegure nanisobanura, cyangwa se bimwe wambazaga ngo gereza bayita igororero, wayita umunyururu, wayita igororero, wayita gereza. Ni ibikorwa. Ikigo gifite abayobozi bagera mu 9. barindwi n'abafungwa babiri. Yego. Bari kuburana, urakita igororero ngo bigende bite? Abakabaye abagorozi bari bakurikiranweho kugoreka, bari kugarama no kugarama kugoreka, kugoreka, kugoromangisha. Abo bari bashinzwe kugorora. Ako ni kamwe. Kugorama. Aka kabiri, njyewe ntago wantegeka kuvuga ngo kira kigo ngo ni igororero. Na Gahungu bwe ugikorera ku rwego rwe aburana, yacishaga bati gereza, ubuyobozi bwa gereza, igororero, abivanga. Kandi we yagombye kuba ari we muntu wa mbere ubikoresha cyane. Yabakaba ari ikitarajya mu mukozi wabo, kizajya muri Karegeye cyangwa mu munyamakuru ukacinga. Nyirango yavuye Rubavu ajya Nsinda, yavuye Nyankire bajya Nsinda, ariko nawe yikoreshereza gereza. Mbere yo kureba Karegeye ngo Karegeye ari kuyita gereza cyangwa yayise umunyururu, ngo nayita igororero. Mbere yo kubitegeka, bitegeka abakozi b'icyo kigo burwo rwego. Noneho n'ukuntu umuntu uri mu rukiko agira tansiyo bora ku magambo. Yego. Oya no nibyo nakubwiye ngo Gahungu ni mwiza kwisura, ku mutima simbizi, ariko kugoreka it's part of ubwiza buciriritse bw'umuntu. Kuba mvuze ko Kayumba Innocent ari umuhanga, umuhanga mu kuburana. Umuhanga mu kuburana n'ugira gutese n'uwishinjura niyo byaba byarabaye. Okay. Hanyuma ikindi aka gatatu nuko uriya mwana Ndagijimana Emmanuel alias Peter w'Irubavu, wa wundi batetemesheje ikibuno, ni nkaho ari we mbarutso y'urubanza. Ariko yafunzwe 2020. Abamubanjirije se niwe byigiweho se? Ako nakandi. Ariko
ari abanyamakuru bagiyeyo ibitangazamakuru byo kuri YouTube, Ijwi rya Amerika n'ahandi. Uriya mwana ku Ijwi rya Amerika, uriya muhungu yaravuze avuga ati ndashima leta y'u Rwanda kuko ubutabera kuba ari ngewe byatangiriyeho, hari abambanjije nabo abapfuye, abakubiswe, abamugaye nk'uku kwanjye, ko turi kureba Nyakiriba se muri gereza 14, Miyove, Nsinda, Mpanga, Karubanda, Gisovu, Nkomeze, Nyagatare, ahandi bimeze bite? Aho rero Mageragere rero niho wakarebye ngo nkuko uwo mwana avuga ati ubutabera bugiye gutangwa, ntabwo byagombye kurangirira kuri ziriya kesi zo muri Nyakiriba. Simvuze ngo n'abandi bafatwe cyangwa babiburanishwe, ahubwo byakabaye isomo. Ntabwo bari aribo bayobozi b'amagereza baba baravukanye ubugome, ahubwo ushobora gusanga n'imibereho wenda imyumvire yo muri gereza gufungwa egari gutakaza uburenganzira bwose. Nyakiriba nubwo bavugaga ko kuva na kera barayinuganugaga icyaye, ariko ntibivuga ko ahandi bitaba. Wenda gukubitwa birashoboka n'ahandi, gupfa ahandi bikaba gakeya, ariko Nyakiriba birakabije. Abantu barenga 6, abitwa ba Seyeze, abitwa ba Makidadi Ramberi, abitwa ba Bengazi, abitwa benshi, kandi abo barapfuye. Si imiryango yabo yareze, nuriya mwana nawe siwe wareze. Yaravuze ubushize nabikubwiye ko ngira ngo amakuru yatangiye kumenyekana aho ntuza uriya mudogiteri w'Igitarama uramuvuraga nitegeka. Ntago narushoboye kumuvura, nubwo muri commentaire nta wabimbwiye ngo umugororwa ntavura abandi, ariko hari aho byageze bisaba intervention. Ubundi nta nicyo byanagatwaye. Uri mu bitaro, uri muri gereza, uri dogiteri, harimo aravura aba infirmieri, nuko byageze noneho amenya intervention ishobora kuba ngombwa. Good. Hanyuma nuriya mwana aratinyuka, arabivuga, ashimira ubutabera, nanjye nshima kuko bamaze kumenya ibye. Baravuga ati rero genza make, va mu itangazamakuru tubikurikirane. Ubwo ni ubutabera bukomeye byonyine kuba Kayumba muri ya myambaro na rya jisho rye na ya ngofero n'amapeti ari hariya yisobanura. Ubwo ni ubutabera bwatangiye. Iminsi bamaze hariya kuri RIB ntirurasomwa. Ejo baburanaga ifunga n'ifungurwa, ubushinjacyaha bwabasabiye iminsi 30, ruzasomwa mu gitaha. Bashobora gukubita indi 30 cyangwa bagataha, cyangwa bamwe bagataha, cyangwa bagataha bose, cyangwa bose bakagumamo. Ibyo ubwabyo ni ubutabera. Diregiteri wa gereza imbere y'umucamanza, harimo abadiregiteri 3 jo kuba Kayumba Innocent, Gahungu Ephraim na Augustin Uwayezu. Hakabamo ayo yitwaga nde Oscar cyangwa uwitwa Bikorimana Marcel wari ushinzwe umutekano w'indani n'abandi. Ibyo ubwabyo ni ikimenyetso, my dear, ni ikimenyetso. Ubutabera buri mu kazi, ikizavamo ni kubitega amaso, ariko nibura ni etape irabaye. Hanyuma Gahungu washinjwa abantu 5, Kayumba agashinjwa umwe. Ariko uriya mwana we akaba yarakubiswe kuri oda za Kayumba. Hanyuma rero mu miburanire Gahungu we niwe yavugaga ati bose baravuga ngo bari i Kigali. Ese abayobozi b'amagereza bahora i Kigali? Ubwo rero ntabwo uzaba zitayoborwa. Nibyo nakuvuga, nibyo nkubwira ibimenyetso. Excuse yuko utari uri ku kazi, ariko biba biri mu nshingano zawe. Uri responsable. Biratangaje ngo nari mu nama i Kigali. Bombi niko bavuze uko ari batatu bose bavuga ko bagahita berekana ordre de domicile. Ordre de domicile ni urupapuro. Buriya keretse umushinjacyaha avuze ngo dufite forensic laboratory, ubusigaye yitwa institute. Izo ziriya mpapuro zose bafite hariya, umushinjacyaha avuze ati tuzijyane tujye kureba igihe zasigiwe, ntiwaburamo 1/2 kizasinywe zose imaze gufungurwa. Wabyumvise bimwe mu by'ibimenyetso? Ati muganga yerekanye ko bapfuye. Hari aho abaganga bavuze bati yageze kwa muganga yapfuye, ariko hari ni wenda na raporo n'utarakorewe raporo. Gahungu akavuga ngo
Kayumba yavugaga ngo imiryango yabo yabagiye kubashyingura itagize ite idakoresheje autopsy. Ngaho ni mwimagine umuryango w'umuntu ufunzwe imyaka myinshi ukanabwirwa ko yapfuye, bamwe muze mutwara umurambo wanyu, yajya kubaza autopsy. Paraporo y'imyaka yari yaranakatiwe niki, bagize Imana babonye umuntu wabo. Hari ibivugwa, hari ibyanditse, hari ibivugwa, hari n'ibikorwa. Ubu nise kuki bitaba automatique ngo na autopsy ikorwa. Good. Hanyuma bati Semahane yagakozwe, autopsy yagakozwe. RCS n'urwego runini nibyo mvuga. Oya na service z'ibitaro. Hanyuma urwego ntago rwakabaye rufite cyasha gutyo. Hanyuma uwitwa Semahane mu bashinja akavuga ko yatumwaga kuzana inkoni, kuzana toni y'inkoni zo gukubita imiba. Gahungu ati umunyururu umugororwa yavuye muri gereza hari ahantu asinya, hari ahantu bamwandika, n'umuherekeje akamwandika, bakamwandika, niberekana aho yanditse. Neza ushinzwe kwandika ninde? Utuma niwe wandika. Yego nyine. Ni nka bya bintu byo kuvuga ngo buri mwana buri munyarwanda agira irangamuntu, ubona dufite batazifite. Buri nzi Kigali yubakwa hatazwe icyangombwa, ntabihari. Buri muntu yinjira mu kazi akoze ikizami, ntabahari. Ibyo ni ibiteganwa. Nakubwiye ngo hari ibyanditse, hari ibivugwa, hari n'ibikorwa. Ariko kubwira umuntu ngo gera unzanire inkoni mu ishyamba rya gereza, aho ntago agombye kumusinyisha kuko n'ubunini nk'aba bakiri muri gereza. Kayumba we yongeyemo akanati ishyamba rya gereza riba Muhungwe, ashaka kuvuga ko ari kuri. Ntabwo rero twakohereza utasinye. Babyumva? Ariko muri commentaires z'ikiganiro cyawe cyangwa hano bavuga bati rwose hari uwatanze commentaire avuga ati bazjyanaga n'imodoka ahubwo ikazipakiye izo nkoni. Ariko Kayumba mu kwisobanura kwe ahantu naboneye ko ari umuhanga mu ari defanda, hari ahantu umuhanga dofwa, umuhanga dofwa mu kwisobanura. Ikimugushamo yerekana ko ari kure yacyo, ikimwa avantage akwereka ko amakuru yose ayafite. Urugero abati no abantu muri gereza barapfa ni c'est normal, ariko ntago bose muri abo batandatu ntago gereza yanyakira kuva ibayeho hapfuye abo batandatu. Hari abatarigeze bavugwaho kubera ko bazi icyabishe, uburwayi iki sava, ni bari abatandatu gusa. Hanyuma ati ntabwo namenya buri mugororwa. Hari uwapfuye ninde ndagije Imana ndere nzeye Imana ibintu nk'ibyo, Jean Marie Vianney ngo yari yibye ikiringiti. Hanyuma bagifashe aho kibonekeye baramukubita baramwica. Babibaza Kayumba ati nonge sinamenya raporo y'ukwiba ikiringiti yangera aho ite ndi directeur wa gereza. Uri kumva? Usimuzi wibye ikiringiti, ariko se ikigo ni icyawe, ikigo ni icyawe. Abo bantu nabawe ese iyo muri bukeye wari ufite abagororwa 2,000 ugasanga zigame 1999 ntubazwa ndaho yagiye n'uburyo yagiye yapfuye yazize iki yararwaye sashwe yibye ikiringiti baramukubita. Iyo raporo wagombye kuba uyifite. Akora iko shaka kuvuga noneho yagera kuba mushinja sasa yeye arabazi kana karo yavuze akavuga ati uyu nguyu nshinja amaze gukorerwa transferi zirenga 3 kubera indiscipline mu batanga buhamya. Ego hari uwo yavuze wari umukapiteni Exfari wari ufite icyaha niwe uhenewe byinshi. Oya byinshi byinshi yari mendevre yo kwica yo gukubita. Niwe wishe ngo se yeze ibintu nk'ibyo. Posiane nawe yari intuza yari buro nawe yari uwakoreshwaga. Binavugwa ko hari abantu manipower yari ishinzwe gukubita no kwica inyakiriba. Kayumba yayimukanye mageragere. Ariko ndashaka kubwira umuntu umwe mu batanga buhamya hari uwo yavuze ndaza kwibuka amazina, niba ari insinda ubu ngubu avuga ngo ni kapiteni yari yakatiwe imyaka 7 noneho ngo muri gereza akoreramo ibindi byaha bamukatira indi 5 birimo harimo nko kugambanira Kayumba. Kayumba akavuga ati ubu n'ubugambanyi bumaze kunkorerwa kabiri. Urumva uwo nguwo umuzi n'umuhamuro, ariko uwishwe
azira kwiba ikiringiti ntawazi akamwihakana akavugamo undi muntu ati uyu muntu semahane uwo wajyaga kuzana inkoni bati semahane wakatiwe 26 namutuma inkoni muri Muhungwe akagaruka umuntu wakatiwe 26 wamuha umwanya wo kujya muri Muhungwe muri irashyamba akirwa agaruka muri gereza ati rero aba bantu hanyuma witwa Marcel nawe akavuga ati ngewe kuya ko nababuzaga gukora ibitemewe abanshinja bose ntabwo ibyabo byo banshinja sinabyemera kuya ko narabujije amahwemo nari mbangamye ampedomo mu magambo make nta na hamwe navuga ngo Kayumba yateye umugeri nta namwe bavuga ko Kayumba hari umuntu yateye umugeri agapfa yakubise urushya agapfa ariko guhagarikira no kutamenyesha gukubitwa k'umugororwa bikamuviramo urupfu ntabikorera raporo kwa icyaho rero yuri responsable kuko n'umuntu wiyahuye mu mudugudu akora raporo nibyo rahoze mvuga by'inshingano cyane baranyumva rero kwihakana ngo d'abord nabaje kukwereka ingingo yo kuvuga ngo population wari ufite gereza bazita imirenge sibyo uri gitifu umurenge population wari ufite havuye mu umwe none se bukeye ntukora raporo ngo havuye mu umwe usobanure n'impamvu yavuyemo oya kwihakana umuntu wapfuye umubereye umuyobozi biragoye voilà so nibura iyo yaza kugaragaza nk'iyo raporo iri karase kavuga ati diasa muri iri joro kanaka Jean Marie Vianney yibye ikiringiti wakimwibye uwo yakibye amubonye aramukubita n'abandi bagororwa bamuviraho indimwe arapfa bimuviramo urupfu iyo raporo ibonetse ntabwo cyamufata kuko niba at least yabikoreye raporo ntabwo bivuga ngo ibibera muri gereza byose ubiba kuri buri mufungwa buri mugororwa directeur wa gereza yabimenya ariko raporo situation uko haraye by the way hari izindi yatangaga uko situation yaraye niba bariye umunyu muke niba kimwe mu bintu nzi gikorwa cyane muri zira nzego ni imibare cyane rero kuvuga ngo harimo wavuyemo imibare yaba yahindutse umuntu atafunguwe hari n'undi yavuzemo wamushinje avuga ngo uyu yaratorotse mbese dosiye z'abazizi uyu yaratorotse mwikurira Rubavu ahamaze iminsi 3 atuye aranshinja kubera ko namuje amahwemo so urumva bigaragara ko Kayumba we kuburana pe ni umuhanga kandi ni nabyo aburana gihanga ku ruhande rwe nta n'umwanya yahaga umwavoka we umwavoka w'umudamu ariko wabonaga ingingo ku yindi naho uwo wamubanjirije uwo nguwo Ephraim waburanye mbere ku wa 4 Ephraim ibipapuro yari abifite avuga ati ngiki kirahari dore ordre de mission dore ki ariko bira byose yarahindukiraga ngo hano ngo arahari ni ya terime y'iki gihe ngo ni ikinyange asa naho atamenyereye amatiko pe ariko biriya nabyo uje wumva ngo nicyo bita ngo ni nka crime de responsabilité bigaruka kuri we kuko baravuga ngo kutamenyekanisha urupfu rw'ubugororwa gukubitwa bivamo gupfa bikamuviramo urupfu ntubikorere raporo ibyo rero byitwa ko wari ubihagarikiye ni nko kuvuga ngo wari ubihagarikiye cyangwa inkoni zikinjira muri gereza cyaze bikunze niyo waba utazitumije zatumijwe n'ukungirije byitwa ko ari wowe izo nkoni zari iziki n'urugero so rero urumva kuba yari umuyobozi inkoni bakajya guca bakoreza imodoka guca inkoni Muhungwe zikinjira muri gereza hakasubira yindi modoka ikindi gihe zazindi zari zo gucana se nibyo responsabilité burya no mu byaha mu manza za genocide twakunze gukurikirana umuntu niba yari prefe akamenya ko ahantu hanaha umujandarume arasha umuntu yego akamenya ko hanaha babitaga ba IPG akamenya ko akoze iki niki wowe muyobozi bakubaza ntabwo bavuga ngo niwe wamutumye akubaza wakoze iki wamuhamagaye umugira inama uzimugiriye mu magambo cyangwa kuri telefone nta gihamya aho ngaho uratsindwa ariko umugira inama ukabikora raporo ngiye prefe wa prefecture runaka maze kuvugana na kapiteni gendarme runaka na IPG runaka ku byamaze kuba banyemereye ko batazongera kandi mbabwiye ko urabyumva cyangwa se mbahanishije kumara ukwezi badahembwa yego
icyo kirakuvanayo ariko wicecekeye ntubahamagaje ntubavugishije ntubagiriye inama ntubikoreye raporo icyo se wagikwepa gute ntabwo wagikwepa abantu bose bumva bagiye bahamwa n'ibyaha ari Arusha ari izibera hanze ejo bundi Rw'abo kibaruta bose ni icyo kintu bamubazaga ngo ukimenya ko aha n'aha bari kwicana wakoze iki wabwiye iki burugumestre wabwiye iki komanda akakibura agakanja amanwa nabariya rero responsibility yes rega ni nk'ibi byacu nyine cano yawe Jarasi cyangwa Karegeya Omar Pano umuntu araje aratukanye yego uraho ntuvanyeho ikiganiro cyangwa se numuhamagaye uti ntuzongere kugaruka kuri iyi cano cyangwa se jya uvuga gutya ngo ubikore raporo ejo bundi nibagira bazaza bakwate wowe nyiri cano ntacyo wakoze inkuru yanditse umuntu yanditsemo ibifuti uredita uri chief editor niwe baheraho mbere ye ya reporter yego responsabilité ni ikintu gikomeye cyane uzabibazwa bari abagabo rero ahanini ni responsabilité ntago tuvuga ngo hari uwo yakubise ikofe ntabwo mu byo baburana ntaho bavuga ngo wakubise ikofe ariko bavuga ngo inkoni zaje muri gereza zatumijwe na oda umuntu yarapfuye runaka ntiyakora raporo umuntu yarakubiswe ntiyavuzwa urabyumva hariya uwo gahungu yerekanaga impapuro ngo dore n'ikigaragara dore transferi imuvana muri centre de santé ya gereza imujyana ku bitaro dore ngibi ibyo niho tugomba kubanza tukareba ngo byagapimwe bakareba ngo ni ibyaryari sibyo cyangwa se n'umuganga riga 2020 n'ejo bundi n'uwo muganga wakoze ku murwayi bwa nyuma bagamuhamagaza yaje ameze ate yaje agaragaza ibihe bimenyetso by'inkoni abamenwe impyiko iki urabyumva ariko still iriya case kabemo irakomeye iragaragaza ubutabera mwinda kawa mwindwa ari texte case twize yitwaga ari Yusufu Mugenzi mu Giswahili batubwira harimo umuntu witwaga Gatabazi Gatabazi yagiye guhiga nyine ahiga imbogo bari imuhiga mwinda kawa mwindwa so rero warushizwe kugorora ari baragororwa uwagororaga ari kugororwa ntago ari case yoroshye ntago ari case yoroshye ni n'ubwa mbere mbonye kandi bari abantu ni benshi kandi byanze bikunze ntago bigomba kurangirira kuri bariya ahubwo bibisomo ari Transparency International ari komisiyo y'uburenganzira bwa muntu batunga itoroshi nini mu magereza yose yego so uriya mwana bayimbarutse kuko hari abagiye batanga ubuhamya ibyaberaga mu miyove ibyaberaga hehe hafi ya hose gukubitwa guteshwa agaciro gucirwa mu maso byo ntiwabibara kwitwa ikintu kwitwa ikise ingurube kwitwa bisi kugeraho umuntu akubitwa akagera hariya ngo kugira ngo abyinguye kuba discriminated yes hari akantu bavuze kinagazwa yes guhindurwa ikintu hari akantu navuze hari akantu muri commentaire bavuze ubufungwa ntago ndi mu muvuga izina ariko abamageragere yahoze ari ministre ku bwa kera ngo Kayumba yagezeyo yaramaze gukatirwa yarakatiwe nyine nta mabyariro Agnes nta mabyariro muri commentaire niko bavuze ngo Kayumba ageze mageragere yamuhasi igiti nyine ngo avuge uko plan yo gukora genocide yari bese kandi nta mabyariro yamaze gukatirwa arabyemera ngo bitanga iki yamaze kuva mu nkiko aracungana n'iminsi ye ngo irangire ubwo ni commentaire simbizi niba ukuri kwabyo ariko icyo bishaka kubwira ruvuga ngo umuntu uri muri gereza amakosa ashobora gukora muri gereza haba ari procedure yo kuyahana harimo kasho indani ashobora kuguhanishwa gukora isuku ashobora gukora byinshi ariko kumuhana birenze iby'urukiko rwamutegetse nese bamuguhaye ngo ugire uti gusubire mu rubanza se ubwo bishatse kuvuga ngo bo hari mu bacumu mu directeur b'amagereza ari bashuti banjye dusanzwe dusangira ariko ubwo nabo nibumve umuntu bamugwaye ngo bigende umugorore wimuremaza ngo ahinduke azagende ari hasi yuko yaje none hasohokane n'ubundi bugome burenze ubwo yari afite akora cyane ubundi wagombye responsible donc ntuza muri gereza umuntu yagombye kuhava yari icujije agasohoka asaba imbabazi uwo yakoreye icyaha yihannye kutazabisubira ariko yagezeyo
hari benshi bageraho bakanayica n'amazi. Hari ibivugwa abantu bajyaga bambwira bati hari umuntu wavaga muri gereza agasiga avuze ati uburiri bwanjye ndabugutije ejo ndagaruka. Yaramaze kuba igikange. Ubwo ni societe twaba dukeneye ni ikibazo. Ariko kare akagero rwose bari abantu bari gukurikiranwa ni urugero rwiza ku butabera bushobora gukora byose. Kandi ubushinjacyaha hari umunyamakuru numvise avuga ati dosiye y'umushinjacyaha nta kirimo, ngira ngo n'ababurana ari Gahungu Ephraim, ari Kayumba Innocent, abandi ntago namwumvise, ntago ari bo bonyine bavuga bati umushinjacyaha ntiyarebye iki. None se umucungagereza ndaza kugaruka ku ka Marcel yavuze, umucungagereza, directeur wa gereza, umushinjacyaha, umucamanza, bose si abakozi ba leta? Yego. Barapfa iki? Umushinjacyaha apfana iki n'umufungwa ku buryo yahimbira ibyaha directeur wa gereza bakorana kolege en faveur y'umunyacyaha wagihamijwe mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema? Biragoye pe. Uzi ko bose se Minenteri yitari gukora bose bari potinga kuri Minijiste, n'est-ce pas? Si. Iyo Minenteri idahari kandi dukunze kugira ibihe itariho. Yego. Iyi idahari zira nzego zose ziba zirebererwa nande na Minijiste. Ishobora no kubakoresha inama bose bateraniye hamwe. Byava he kugira ngo umushinjacyaha azashinje directeur wa gereza amushinja ibyaha yakoreye umufungwa, umushinjacyaha mu nyungu z'umufungwa? Ibyo bintu birashoboka mu buzima busanzwe? Umufungwa ni victime, ni vulnerable, ni umunyantege nkeya, ni umuntu wambuye uburenganzira bumwe na bumwe. Kayumba na Gahungu nabo icyo bakigarutseho bavuga nyine ngo umushinjacyaha yazanye ibintu bituzuye kandi ni qualifié, nibyo binakora. Ntacapfa ngiye ndashaka kumenya ngo yaba apfiki. Umucamanza yakamubajije ngo uyu mwaba mupfiki ko mumaranye imyaka mukorana? Kandi procureur w'Igisenyi mu nama z'umutekano, procureur w'Igisenyi, procureur waho ngaho, directeur wa gereza iri muri ako karere, wa polisi, ingabo, reserve force, bose hari aho bahurira muri network y'inzego z'umutekano na procureur arimo cyane. Nese umuntu mubana kuri groupe imwe WhatsApp n'ufunzwe utemerewe telefone, ubushuti bwavahe butuma akwigarika akaza kugushinja mu nyungu za wa wundi wambuye uburenganzira? Ibyo bintu birashoboka? Biragoye. Ari umwavoka nabyemera, ari umwavoka cyangwa se ari umushinjacyaha privé, kandi ntibyemewe izo service manza zitemeye kuba privatize. Ntawe ubaho. Alors ari umwavoka, umwavoka mu nyungu z'umukiriya. Voilà, umwavoka ahembwa n'umukiriya, ariko umushinjacyaha ahembwa na leta, na directeur wa gereza ahembwa na leta, n'umucamanza ahembwa na leta. Abo bantu uko bahembwa amafaranga mu misoro y'abaturage bose baba bapiki mu nyungu z'uwambuye uburenganzira? Urumva umushinjacyaha ni umukozi wa leta, akora mu nyungu za rubanda. Rubanda ishyiraho leta ikayiha n'ubushobozi bwo guhemba abakozi. Numva rero umushinjacyaha nta nyungu yagira zo gufata umunyarwanda umwe ngo amurimureho itaka kandi ari muri ya rubanda imuhemba. Nta n'inyungu yagira zo no guhera kuri mugenzi we nawe w'umukozi wa leta, umucungagereza, directeur wa gereza, cyangwa se n'undi wese. Umushinjacyaha biragoye. Biragoye. Ari umwavoka ukora mu nyungu z'umukiriya byakumvikana, ariko nta mpamvu. Ari aho tugiye muri ibyo imanza zose zagiye ziba wagenda usanga kuko abakozi ba leta bafunzwe ni benshi. Ubushize nakubwiraga ba Serubibi, Eric, Rwakunda, bari abakozi ba leta. Kigana bampora iki? Wese ntibusa ubushinjacyaha, urubanza rwose ruba mu mushinjacyaha. Umushinjacyaha n'umucamanza bose n'abakozi ba leta, ariko bari hari kugira ngo batange justice au nom du peuple. Ibyo rero ni ntuza. Kayumba we rero yageraga n'ahantu akavuga ati aba batanga buhamya nako nita batanga binyoma. Ariko buri muntu akaba afite details ze. Afite details ze. Ukuvuga ko batanga buhamya yabaga ari for kubamushinja cyangwa kubimushyirishamo, ariko kubinda akabisenya byemye byatsindiye kuti directeur wa gereza namenya uw'iby'ikiringiti, ariko wapfuye kumumenya ni ngombwa.
nicyo yazize rega no kubitangira raporo kubimenya kubitangira raporo ni etape kuko kutabitangira raporo bituma ubura gihamya mu rukiko yego ntubuzi ngo bizagenda bitari ko kame mu gukora raporo report ya Vifo na Mageruhi niko bayitaga kunuza ku makozi kuvuga ngo hakomeretse harwaye bangahe hapfuye bangahe bazize iki ukabiripotinga so kubyihakana ukurikije ukuntu imibare ikorwa mu gereza magororero abinjiye abasohotse buri mugoroba imibare irakorwa so rero urumva ntabwo ni etape nziza ku butabera izaba n'isomo ntabwo byagombye kurangira kuri byakabaye n'isomo ku yandi magereza abantu bakabona ko bishoboka na directeur wa gereza yaregwa akajya muri RIB akajya mu rukiko akanafungwa pourquoi pas ese bari bose bangana kuri ariko ntago byashoboka ko bose bazababera ntago byoroshye kandi Kayumba we yavuzwe kuva kera reka mitenge kundi muntu nawe ukurikiranwe no butabera kugeza ubu aracyari mu maboko y'ubugenzacyaha we ngira ngo nawe ni umugabo twagiye tugarukaho mu bihe bitandukanye ariko twamuvuzeho mu kiganiro cyashize uwo nawe ni Kazungu Denis impamvu musanishije ni AKA oya ni nyirondoro itandukanye musanishije cyane n'ibigibi n'ubundi kubera ko ni urugendo rumwe bari mu rugendo rwo kuburanishwa gukurikiranwa n'ibyaha biri gukurikiranwa nubwo bitandukanye Kazungu nawe twavuzeho mu minsi yashize karegiye ndabona nawe bye bikomeje kuzamo amakuru menshi cyane ni menshi harava mu buyobozi mu rwego rw'iperereza ava mu buyobozi bwa karere ka Kicukiro ava mu baturage ava mu banyamakuru bajya kuyakusanya ni byinshi dosiye ni ndende ni ngari kwa ntabwo ari ndende ni ngari kuko ibintu akurikiranyweho byagora buriya niwumva Kazungu bimuhamye wenyine aburanye wenyine agafungwa ntuzabyita ubutabera kuko ntabwo uriya mugambi ari umugambi yakwifasha wenyine dabora aho akura ibikoresho aho akura amakuru yego naho yakuye igitekerezo igitekerezo kugira ngo ajye gufata iriya nzu iri muri ntuza iri yonyine ibyo ayikoreramo imiti atera abantu amatekinike menshi so rero ubundi kugira ngo ubutabera kugira ngo bwuzure nuko agaragaza ibyo byose yabitewe n'iki yakoranaga nande yabigiyemo inama nande ninde wamuhishiraga ninde wamuprotejaga ninde wamurindaga kugira ngo atagira icyo akurikiranwaho so ibyo byose rero urumva dosiye ya Kazungu ni ndende yatawe muri yombi agataha yego ariko buriya yabuze umushinja buriya nabyo bibaho kesi nyinshi RIB ikunda gusobanura impamvu irekura abantu nuko umuntu aheruka yohereza umuntu ntabwo rero umugenzacyaha yajyana dosiye muri parike idafite abayishinja umushinjacyaha nawe ntiyajyana dosiye mu rukiko adafite ubuhamya bw'abashinja nanone rero ibyo ni ibisanzwe nibyo bakunda kuvuga ngo turabazana ngo bagahita baza badukurikiye kesi ya nuza social media iragenda izana ibindi hari aho numvise ngo muri primaire yajyaga azana imbunda primaire hariya ngo Remera Catholique hariya iremera hafi yo kwa Rucumu hanyuma bakavugamo icyo gihe ngo yiga primaire yazanye imbunda abantu bavuga ati yari igisare kuva kera ariko umugambi nkuriya kwica abantu umwe babiri batatu ubashyingura hari n'abavuga ko yego hari n'abavuga ko yabanzaga kuba hari ibice badafite hari n'abavuga ko ngo muri uwo mwobo ntago yarundagamo yarenzagaho itaka hazaza undi yamara kwica undi akarenzaho itaka bakavugamo abafatanya cyaha be nabo twizera ko bazababona umukobwa umwe ngo wahamagaraga abagenzi akavuga ati muzansure narashyingiwe
ujya kumusura yajya kuhajya akavuga ati nari mpuze gato nari ngiye kuri butike ariko sheri ariyo bube muganiye sheri yamuhamagara uwo ni Kazungu ngo ntace kuri portaye akamucisha mu cyanzu cy'imiyenzi akigera yagera mu nzu ubwo bikaba birangiye bakavugamo uwamucitse twizera ko ashobora kuzaboneka naho agatanga ubundi buhamya bakavugamo abantu yafataga ese nta miryango bagira imiryango 12 mu Rwanda ari uwamucitse akagenda agasakuza ubwo wenda igihe azaboneka atanga ubuhamya nyabwo bwuzuye ari uwahamagaraga abandi wenda nawe ashobora kuzafatwa akavuga uko byagendaga ni byinshi iriya dosiye irazingazinze irimo amapfundo agoye no kuvuga ngo Karege nkurikije ibyo uri kutubwira witeze kubona abantu barenze umwe mu rukiko bitabaye ntabwo bwaba ari ubutabera bwaba ari ubucamanza kuko ubucamanza ni uvuga ngo ukekwaho icyaha aracemeye itegeko riteganya iki genda ariko ntabwo ubutabera butangwa mu izina rya rubanda izina rya rubanda rero dikeneye ngo Kazungu biterwaga n'iki ku myaka ye nabonye ashobora kuba akiri mutoya yiga ubwicanyi gute yaba yarabitewe n'iki yabishutswe nande yafatanyaga n'abandi ibyo nibyo byakabaye ubwo bwakabaye ubutabera no kugira ngo n'abandi rega n'abandi bameze nka we abantu batangire kumenya ibimenyetso batangire babirinde inyungu yarafitemo nizi ese acuruza ibice by'abantu ese ni byinshi ibikoresho yabikuraga hehe hari akantu ugeze kumbwira ako numva gakeneye kwigwaho kumenya niba koko Kazungu yaremeye icyaha nk'uwagikoze ukwemera ko imbere ya RIB utandukanye nuko n'imbere y'umucamanza mu rukiko ashobora kubihindura yego ariko nabwo no kubyemera bwa mbere no kubyemera rugikubita nabyo ni ikindi kimenyetso ntabwo wahita ubyizera ashobora kubyemera agira ngo agire izindi nyungu arengera ize cyangwa iz'abandi ashobora kwemera icyo cyo kwica abo bantu hari ibindi byari bibyihishe inyuma sibyo se cyane cyangwa hari ibyo yabasabye bakabyanga ariko ikintu kigoye nanone kumva u Rwanda ukuntu rungana rugizwe n'abaturage miliyoni 13 sigana kuri 14 iyo ugabanyije mu miryango ubona ari nk'imiryango ari nayo iri muri miliyoni 4 imiryango miliyoni 4 ntago ari myinshi cyane ku buryo yavamo abantu 12 batandatu hagati ya 6 na 12 hakabura n'umwe muri iyo miryango 12 yavuye mu miryango miliyoni 4 hakabura n'umwe uvuga ngo twabuze umuntu kimwe mu bintu nabonye bakomantaho ku kiganiro twari twagiranye ubushize nicyo kintu cyagarutsweho cyane batise mu miryango 12 habuze n'umwe donc icyo shaka kukubwira nyine we d'abord kumenya abantu badafite kirengera yababwirwaga niki kumenya umuntu utagira famille kitse yarasanzwe abazi niyo mpamvu nibamara kubamenya abo bantu hari ikita rusange bazaba bahuje eida koko nta miryango bagira cyangwa se ni imiryango itafite icyo yitayeho cyangwa se hari ibyo bakoraga bibasaba kwitandukanya n'imiryango bibasaba kutavuga ko bagira imiryango n'urugero kuko wa mugani niba uko babivuze ko RIB yabivuze akobwa bajya gutega mu tubari ushobora gusanga abantu benshi baba bavuga bati iwacu ntahari cyangwa yaravuye burundu ari mu cyaro cyaherera abandi yaragiye akazimanga ibimenyetso byose kuri no hera atajyayo cyane abeshwaho na fausse identité yibereyeho nk'umuntu waho nyine barahari ukimize ibyo birashoboka yaragenda agacunga bene nabo ariko bisaba ngo barahari kuko ariko nuwihakana kuri ka ya Marie Chantal ukanza barushimana uriya wishe akeza nawe mu rukiko byavugaga ko yahishe imyirondoro yego so hari abantu babaho so rero abo bantu ariko we kubamenya sasa ababwirwa n'iki kubona umukobwa waje gutega mu kabari akamenya ko uwo nguwo nta ari umusaza adresse atagira Sarasine atagira aho akomoka cyangwa se aho akomoka bamaze gucana cordon ombilical kuko abandi bantu
benshi Kigali mu kinyarwanda, mu muco wa kinyarwanda, muri za Noheri abantu benshi bajya mu miryango, cyangwa yarwara ukabona umubyeyi aje kumusura, cyangwa nyina yarwara nawe akajya kumusura. Ushobora gusanga kumenya rero bene abo bantu bakazitunga, ntabwo navyo ni tekinike, bisaba tekinike zihambaye kugira ngo umenye bene abo bantu batazagira gikurikirana. Hanyuma rero iyo hatazamo kwambura inzu byari kugorana, na nuba agikomeza cyane abagikomeza. So rero reka tuzitege. Utekereza ko ari iki cyatumye Kazungu yiripotinga? No, bivugwa ko bari bamureze ko yambuye inzu, ariko mu kwiripotinga yahise avuga ko yica abantu, ngo yavuze ibyo ayikoreramo. Erega raporo, uburyo raporo, tekinike zo gukora raporo, para raporo y'icyo ugamije nawe icyo ukorera. Ushobora gusanga raporo nzima y'ubugenza, kuko ibyo umuvugizi wa RIB yavugiye kuri RBA na mu itangazamakuru, hari amakuru adashobora gutanga kubera ko wenda yakwica iperereza. Inzira byagiye, wabonye ko statement bavugaga ngo Kazungu wabanzaga kwambura abakobwa akabica. Ni amagambo makeya, ahandi bakifata. Kubera iki? Bishobora kuba hari icyo byabangamira iperereza, ariko icyatumye abyemera icyo ngicyo umbajije ashobora kuba yarakibwiye umugenzacyaha, byaciye mu yihenzira kugira ngo ahite avuga ngo niciragamo abantu. Cyangwa se bambuye inzu, bajya ku nzu, bajya ku nyubakwa, bajya kureba ati turebe naho yabaga. Niba umuntu yareze ati yanyambuye 700,000 amezi 9 ku nzu y'ibyumba 3 na salo, bati turebe niyo nzu. Bahagera wenda bakabumva wenda gahumuro katari keza, wenda bakabona resosement ibice by'abantu, bakumva uwo muntu uko bakabona ibice by'abantu, bakabona uriya mwanda ntiyakoropwa ntiyakuburwa, bakabona ko kabreshe, bakabona biriya byatsi byatsinze umusaka, batariko bakinjira nuko binagenda. Akabenyetso kamwe kaguhamagarira gukora, kandi niko investigation zikorwa. Ariko yubonye detail ntoya, no, ugeze ku gipangu ibihuru byatsinze umusaka, utekereza igikorerwamo. Watera indi ntambwe ukagera kuri saro ugasanga nta ntebe zirimo, ugatekereza uba mu cyumba, wagera mu cyumba ukabona ibindi, wajya mu gikoni ugasanga imbaburira manutse, cyangwa se ibiryo byagagiye mu nkono. Ibyo ayo ni ama etape ya investigation. Ibimenye akazi imyuma yamarebe nkubwira. Bura niyo defo nyine. Robert Mugabe wajyaga avuga ko dukora inkuru z'amarebe. Byabimenyeza ugafata ko ari inkuru, ariko amarebe ntago hacyari ikibazo. Ari amababi tubona na rwabo rwa move cyangwa bleu ciel, ntago ari cyo kibazo. Ikibazo ni umuzi wari. Wagombye gukumbura ukamenya umuzi watumye haba ikibabi cy'icyatsi gikomeye n'ururabo rugasakuriye. Iyo ugarukiye kuri rurabo nirebe ntacyo ubujyanye, umuzi niwo kibazo. Irebe kwirebe, umuzi niwo kibazo. So rero Kazungu kuvuga ngo yambuye inzu yemeye ko yabishe ntago bihagije. Akantu kamwe kagukurura, donc muri investigation kimwe kikuhamagarira ikindi. Urabyumva? Ubona kimwe ukavuga ati uwareba iki? Bavugamo ko yigeze gutunga imbunda, ukareba ko naho tugeze yatunga. Wabona nta nzugi ziri mu nzu ukibaza impamvu. Wareba breshe, umuntu ufite portail akeba breshe gute icyanzu mu miyenzi adaca kuri portail. Ibintu nk'ibyo byose ni ibintu bigenda biguha amakuru, ukavuga ukibaza icyo wibajije cyose ukagishakira igisubizo. Kwihutira kwemera icyaha kwa Kazungu, ntabwo ushobora kubibonamo ko ashobora kugusha mu mutego inzego zo kuba zakwica igitera aho kwica ikibimutera. Nibyo mvuga, ibyo yemeye kuri RIB reka dutegereze azabyemere no mu rukiko. Ariko kwemera icyaha ntago bivuga ko wari we munyacyaha. Ashobora kucyemera mu nyungu z'ibindi. Kanguha urugero, kwica n'icyaha azakatirwa burundu, ariko se aba yarabicaga yabanje kubanywa amaraso, si ikindi se? Hanyuma se kumenya umuntu unywa amaraso y'abantu, kuba wamenya ubuzima bwe n'ikibimutera, byo sandi makuru, si ubundi butabera. Kwemera ngo naramwishe gusa utavuze inyungu wari ufitemo, utavuze icyo wamumazaga, utavuze uwagutumye, utavuze uko wize izo tekinike, ukemera gusa ukajya muri gereza, aba ari byinshi ubuhishe. Icya kabiri, ashobora no kwemera icyaha kitari icye.
yari umukozi w'abandi bantu ugasanga wenda biri no muri kontra abateroriste se nta nibyo nkubwira siko babigenza noneho kemera narabishe ugafata ibyo ugahana ariko abamukoreshaga bagahita bashaka undi ntabwo uranduye ufunze Kazungu barashaka undi niba akoreshwa n'umuntu uri muri Alaska cyangwa Sri Lanka cyangwa Costa Rica uwo muntu aragomeza yidegembye ejo yongera agaruke akoresha abandi ahayaringa undi kandi wenda iyo uza gukurikirana ukareba amashumi ya Kazungu ari yazavamo abarukri renouveau rukri babo bantu bakoreshaga Kazungu byari gutuma uca shene yose iyo connection ukayica intege ukayirandurana n'imizi urumva rero no kumenya ibyo bice by'abantu bijyanaga hehe bijya kumara iki ese ni isoko basabe inteko itora itegeko ibice by'abantu bigurishwe hari impyiko zigurishwa ntago nzi itegeko riba ryo mu Rwanda ribyemera hari abagurishiza abo bakiri bazima bati nimfa muzatware urugingo runuru sinzi mu Rwanda niba byemewe ariko kumenya ngo iryo soko rirahari rihehe ese kuki afata bazima atajya gushaka mu batari bazima so nibyo cyangwa se kubica ni ibintu byinshi donc hari amakuru menshi kuri cy'abasambanyi ariko ibyo nta gihamya nta iraboneka kugira ngo niyo statement yatanze we abyivugira byabigoye nibyo navugaga nyine byabigoye kagasimba navuze gasambana nakandi kakakarya kakakica ngo ni urutambara izina ryako sindi kuryibuka ariko ngo ni mente wati ariko ni urutambara muri rusange ndebera kuri andikamo Dr urahita ubona message yampaye urutambara rumwe nzi n'ubwoko ni variete ni imwe muri nuza andikamo DR andika DR arahitazamo abantu nze ndebe wabinyandikiye ndanga kumuvuga kuri mikoro yambwiye ariko hari n'abandi babitanze muri komanteri reka nze ndebe ibyo Dr yambwiye ndaza ku urutambara akakagore niko kagira ntuza niko karya karya kagabo akagore niko karya kagabo kubwo watanze urugero kuri ntuza kuri nani ku ntare intare ariko zo ntizirangiza ngo zicane yaje ntago zicana namwanditseho ngukira biri muri commentaire n'urutambara izina ryo mu gifaransa ntago nyiza ariko ni espèce y'urutambara urumva rero no nibyo nguru yahisama na link insect what female insect kills the male after sex kitwa mante religieuse igitambara bagakomantinzeho igitambara c'est-à-dire igitambara n'utuntu tujya tubona ni insecte ni nigwa habiri ijya kumera ntago imeze nk'ikinyenzi ariko nako gafite utuguru tudashinga kandi twishi n'uduhembe n'utu antenne tujya kumera nk'utwisanane ariko ko kagenda intege kagenda ako rero niko iyo urutambara ndarubona no murizo uba muremure so urutambara kazi rero iyo ibibonano mpuzabitsina irangiye rurya urugabo so nibyo navugaga rero mu bantu c'est difficile c'est difficile kumva ngo umuntu nyuma y'imibonano mpuzabitsina ukica uwo mwayihuje byagorana icyo cyo ntago ngihamya kubambura na RIB yavuze kubambura kubasambanya ntago yabivuze bibaye byo byari bari ikindi kibazo gikomeye ari naho nakumva ko ari n'ikibazo cyo mu mutwe kuko inyungu yaba afite niba ari ukugurisha ibice by'abantu afite inyungu mu kubica kubanza kubasambanya yaba yishe na misiyo kuko ushobora kumusambanya ugasanga imisiyo igahinduka yego en principe umwicanyi ruharwa sentiment ya sexe iragwa zero iragwa niyo yazuka iyo avuze ngo ngiye kwica ubwo nibyo hanyuma gahunda ya sexe kazaza ikindi gihe ariko akazi ke nako ibyo ni ibintu bitavangwa ufite ariko barabikora none se muri jenoside ntibabikoraga nabo ntago bari bazima nabo si bose kandi ntago ari bose ariko nabo babaga bafite ntuza babaga bafite ibyo
ibi arimo daboro kuba banyoye ibiyobyabwenge, icya kabiri kuba bamwe barabikoraga bavuga ngo bashaka kumva uko uwo bagiye kwica ameze, nabyo ni bundi burwayi. Ni umuntu, si umuntu use nk'undi. Wenda niba barageraga kuri jenoside, reka tubyihorere. Nabo ntibari bazima. Trauma y'ikintu. Nabo ntibari bazima. Kugira umugambi wo kwica no gusambana icyarimwe ku muntu umwe, ukabigira ku muntu umwe. Très différent. Aba nkubeshye. Ariko hari service mu bihugu byateye imbere, ama service de renseignement, hari ibihugu bikoresha abakobwa cyane. Ibihugu bikoresha abakobwa akishyira ku isoko, umugabo akaje aje kumutereta ariko amushaka. Noneho akemera bakararana, ariko umukobwa ari kuri mission cyane, ariko atari bitaturutse ku mugabo. Umugabo kwemvita umukobwa ashaka kumwica serare, naho umukobwa we yishyira ku isoko, waba uri umugabo uzi kwifata ukamwihorera. Abagore n'abakobwa bakunda gutegwa kuba imitego ku bagabo. Warabyumvise no muri nani, oya biranumvikana gutega umugabo. Reka tujye dutanga n'ingero. Ariko muri Bibiliya harya buriya Delila siko byari bimeze na Samsoni. Ariko ejo bundi turesama muri Senegal byarabaye. Niba ari insoro, niba ari songo, umuntu reposant, umwopoza uri muri Senegal ku perezida bwa Macky Sall, baherutse gufatira muri sauna. Bamuteza umukobwa, bahuriye muri sauna, bikazarangira bahuje ibitsina, kumbe umukobwa ari mineri. So ama service de renseignement menshi akoresha abakobwa nk'umutego mu gifaransa bita apa piège communautaire. Apa nikira kakana bashyira ku ndobane bateze ifi, bakitanga iki kuka akanyorogoto ushyira ku ndobane ugaporonja mu mugezi, ishonzi kazije kukarya igahita ifatwa. So rero mu service de renseignement y'ibihugu byo hanze hakoramo abakobwa bi-exposa nk'aba sexy workers, ariko tageti ari kugira ngo babone amakuru kuri uwo muntu uje kubatereta, cyangwa se bamukoreho icyo batumwe na sebuja, kumwica, kumwambura, kumutwaraho amakuru, kumweguza, kumufata, kumutera ubusembwa. Ibyo bibaho ku bakobwa. Sindumva rero umugabo ukora mission yo kuvuga ngo uriya mukobwa ndamushaka, tubanze dusambane, mwice cyangwa muvane. Biragoye. Kumwiba byo birashoboka. Kumwiba, kumuzana, ukamwereka inzu y'igitangaza, uri umusore, akaza nawe, akazana imodoka, akazana telefone nziza, akazana isakoshi, azi ngo aje faire l'amour, gukora urukundo, akahava bya biri byose bimwambuye, cyangwa na ya modoka umusinyishije uti si yawe, sinya sheke biki n'ibiki, cyangwa se ndabivuga ari nk'umugore w'umugabo ukamubwira uti nutasinyira sheke ndabibwira umugabo wawe. Ibyo nabyo bijya bibaho, nazo ni za apa. Ariko iyo iba ku mpande zose, no ku bagabo biraba. N'umugabo bamutega umugore, agashyira nka musaza we cyangwa umwana munsi y'igitanda, umwana yakorora ati baragufashe sinya sheke. N'ubu hari biri current ndi gukurikirana, hari n'abandi byagiye bibaho. Yes, ariko sava inzu zubatswe si ibibanza byo mu midugudu se. Ariko ibyo biraruta aho kumwica. Wasinya sheke ugakena, ukazongera ukiyubaka. Naho ubundi kumva ngo urakora sexy nurangiza wica uwo muyihuje, usibye urutambara mante religieuse, naho mbizi honyine. So facts yo kuba yarabanzaga kubarongora ntayo ndabona, keretse uwo nguwo watorotse naza akavuga. Bavuga ko yatorotse yambaye ubusa. Uwo watorotse asakuza ngo dore umwicanyi ngo yari yambaye ubusa, abaturage bamuha utwenda. Ariko abaturage batanze utwenda ntago bagomba kugarukira aho ngaho. Nibyo nkubwira, niba ari byo koko uwo naboneka ngo bamuhaye imyenda yo kwambara ngo yarasohotse yambaye ubusa, abo bamuha kuki batahise bakurikira avuye hehe, arahunga iki? Hari ubundi yo muje mugatwaza gitwari, mugatabara murenze batatu, muri abantu bashyira mu gaciro, murenze batatu, mushobora kuvuga ati reka twiyavantire tumujyana aho avuye ari guhunga, turebe twiyangaje. Ariko bisaba ko mufite namwe imbaraga, kuko icyo ahunze mugomba kuba mukirengeje imbaraga.
nawe nashuka ngo azabikora atyo. Bisaba ngo mubanze mwestima imbaraga mufite, mumenye ko zaba ziruta iz'icyo ahunze. Oya hatazagira ubikora. Oya bisaba ngo mubanze, ababwiye ngo ni umuntu umwe munze, mukaba muri batanu, mukagenda babiri bakamuherekeza, abandi batatu bakagota urugo, it's okay. Ntawe mvuga ngo yavantire kuko hari abantu benshi bapfa bagiye gutabara, ntawe nabyifuriza. Ariko niba bidakunze uwo munsi, ejo bundi amakuru agatambuka, ntabwo biba byarageze. Niba ngo yararokotse ari uwa kabiri, bari abasigaye niba barapfuye. Toza reka tugiraho duhinira kuko kuyavuga siko kuyamara. Ngira ngo ni byinshi biracyaza, ni nka za yero pepo watubwiye. Izi zaza ntazo mba nzi, zishobora kuzaza izindi uzayizaho ntazagire ngo bivuze se bikaba, warabivuze biraba, waravuze uti ntago ari imwe kandi zabaye nyinshi. Ntago ari byo byonyine. Matata yararirimbye ngo kinwa cya muzehe kinanuka arakiniha kiseme bongo. Hari igihe umusaza akaranuka ariko akanwa k'umusaza akaranuka ariko nikavuga ibinyoma. Hari igihe uba wateye imetero mu mutwe ukavuga uti aho bigana bimeze bityo. Ni nk'ibyo byose tuba turi kuvuga, ari ibyo tuvuze bya waruvuze ngo ntibimere nka za Europepa. Mu rubanza rwa Kazungu twiteguye ko atari Kazungu uzaboneka wenyine. Hari abazaza nk'abatangabuhamya, hari abazaza nk'abashinja, hari abazaza nk'abashinjura, hari abazaza nk'abafatanyacyaha. Ibyo byo abantu bakagombye kubyitega. Bakagombye kubyitega. Batabibonye tukabona Kazungu wenyine. Icyo nta simbizi, bizaba bihisha ibindi, tuzaba dupfunyikiwe ikisi. Sinzi ukuntu umwuka kuko byagora pe, byagora ntabwo uri ari umugambi w'umuntu umwe. Ntabwo bishoboka ibintu byose umuntu aba yaragoye ko ibyo namwe mwarebye mu mafilime, twebwe rero nibyo twasomye mu bitabo, ntabwo ari gahunda y'ubuntu umwe. Undi hari imvugo bajya bavuga ngo ubage wifashe, nibyo yaba yarakoze. Ntabwo bishoboka. At least reka nkwereke gushaka abakobwa yabyifasha, kubageza mu rugo yabifasha, kubica yabifasha, ariko se imiti yateraga muri uwo mwobo yayivanaga mu ihe farumasi, nayerekana bizamenyekana, cyangwa se mu bihe bitaro, kuko imyinshi ntigurishwa yo muri buriya rwego, kuko nta muruge privé zibaho. Ngira ngo muruge za privé simbizi niba amavuro privé muruge icyo zicyo iriya miti yitwa za forumo ruzaki mu ma privé, mu mafarumasi privé ntayibamo. Hanyuma n'ibindi byinshi byanze bikunze hazaboneka amashumi muri ruriya rubanza, kandi bishobotse rukabera mu ruhame. Yes. So rero reka dugiraho duhinira, tuvuge tuti ibindi naho ubutabera, yaba kuri kese y'abayobozi bo muri RCS, yaba kuri kese ya Kazungu Denis, byose dutegereje kuzumva icyo urukiko. Zombi ni imanza zitegerejweho amasomo, ntabwo ari igihano gusa. Ni imanza zitegerejweho amasomo. Niba kuri RCS hakurikiranwe aba Rubavu, ni amasomo ku bayobora andi magereza. Boge magazi ko amazi atakiri yayandi. Niba bigezaho directeur wa gereza agera mu rukiko abazwa uko yafasha abafungwa, kandi akaba ari umwe babiri n'ahandi n'izindi gereza zigira ibyo byameliyora. Ndacyategereje umuntu wo muri dignité en détention, nambwira principe zabo nuko bakora, nzagerageza gukora ikindi kiganiro, ariko ndabizi neza ko nta dignité iri muri détention. Ntabwo donc abafunzwe ntabwo bafashwe nk'uko byagakwiye, nk'uko amahame mpuzamahanga abivuga. Ariko niba byatangiye kugiraho umuntu yajya kubibazwa, yari umuyobozi wa gereza anyuraho bagakangarana, none ubu ngubu akaba arara ahatari mu maboko ataraye, n'abandi ni boge magazi bagira ibyo bahindura. Ibyo niryo somo rigomba kuva muri ruriya rubanza rw'abayobozi ba gereza. Hanyuma ku rwa Kazungu naryo ni irindi somo. D'abord ku rwego rw'ubugenzacyaha haragaragara andi matekinike yo gukora ibyaha. Ku nzego haragaragara ni ukugira inama abaturage byo kugira amakenga ku mikorere y'umuntu cyangwa ahantu. Inzu ubonye, umuntu ubonye uko yitwara, nk'uko tugira amakenga ukabona umuntu bakavuga ngo kanaka yarasaze. Nese niba umuntu uri kubona ari kugenda arisha irindazi ikigori n'urugero, yambaye isengeri inyuma y'ikote,
ntugira amakenga se nubwo ntacyo wavuga ariko bavuga uti umuntu ntabwo ari muzima irindaza aha ikigora aha isengeri inyuma y'ikote nk'iri n'ubutavugura rumarika urabyumva aho rero niho ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu ntabwo ari normal ni nk'uko ushobora ni nk'uko naguha urugero ushobora kubona umuntu yambaye umwenda wa polisi na bodaboda ari muri quartier akagenda ababwira ndi umupolisi nkorera hana ntugira amakenga se ugira amakenga kuko yambaye uniform ituzuye arimo arivuga utagira kugira amakenga ukaba wavuga uti uyu muntu wasanga ari umutekamutwe ejo reka ntange profite ntanga gasomo nyuma ya kesi ya Kazungu hari umuntu wagiye ahantu mu kabari aragenda atangira kuganiriza nyirakabari ariko amubwira ngo nawe ni umucuruzi ngo nawe afite akabari hanyuma avuga ku bya Kazungu avuga wenda ubwicanyi ashaka no gukomoza ku bijyanye n'ibyo n'ibya retirement yahawe bamwe mu basirikare ariko amara isaha nta kintu arakomanda babyumvise kugira amakenga nta cyo arakomanda avuga gusa kandi avuga ibikomeye uwo muntu yabimbwiye ndabwira nti niba ataragamije kuza kugira gute kugutekera imitwe ngo urangara atware telefone cyangwa se akubwire ko agiye kukohereza amafaranga kuri mobile money ntuyabone umuhe likide kuko yaramusanze muri butike wenyine niba atari ibyo byari muza niba ataraje kukwiba yaraje kukuvoma amagambo kugushakamo amakuru kumva icyo uvuga kuri Kazungu n'ibyo bindi byose kubw'amahirwe nyuma y'iyo saha haje undi muntu unamuzi baranashwana kuko yahise amugiraho amakenga ameze nkanjye ahita amusomera aramubwira ati no ntigutuma ari saha mu kabari nta kintu nakomana ageze aho ngo asaba kaye nage bagira ngo ni umurokore mu kanya wa undi uje bahoze bashwana umutesheje abamuguriye inzoga arayinywa urumva uwo muntu aravuga ibikomeye aravuga ko akora ibikomeye we ntakomeye ntabwo wajya ubu none baravuga ngo none umuntu winjiye mu kabari uwo muntu arahari arahembwa intebe wicayeho ishobora kuvunika iragurwa uwo muntu arasora umumara n'isaha umuvugisha amagambo gusa mutaziranye none biza kurangira bigaragaye ko uwo muntu nta kintu yari afite mu mufuka uravuga ko uri umucuruzi uravuga inkuru za Kazungu uravuga iz'ibiturika nta n'igihumbi none nuko rero abantu batangira kugira amakenga hari igihe ugira amakenga ukabona umuntu aparama sosiyete imufata nk'umusazi ariko ibitekerezo n'amakuru asaba arenze ay'abazima radiyo zose arazumva inama zabaye ubushakashatsi bwasohotse arabwumva niyo mpamvu akunkavugiye kubera iriya nzu ya Kazungu please inzu iri place hariya itajya igaragara idakorerwa isuku abantu bayibamo batajya basohoka ngo baganire igikoni kidacumba portail idafunguka idakuburwa jaride idakupka noneho umuhanda batawucamo bagaca muri bureshe so ayo niyo masomo izo manza zombi rero zirimo amasomo kuko Kazungu agomba kuzazana n'abandi bari inyuma iriya kesi ya RCS yo abahari barahagije kuko nayo ntago urabona ko atari Kayumba wenyine urimo harimo Kayumba hakabamo wamusimbuye hakabamo mundi hakabamo ayo hakabamo warushinzwe internal security yo muri gereza ibyo bakabajije Kayumba abakabisubije nabo baramuzaniye na Kazungu rero niko byagobye kugenda bura ishene ya Kazungu yagombye kubingana nk'iyabari aba RCS yes yeah so rero reka mpinira aho ngaho ngushimire cyane ku mwanya wawe nshimire abakunzi ba Karegeya Omar Pano mbabwire ni atakora subscribe muyikore dushimire cyane Urban Hotel dushimire abafatanya bikorwa Decor dushimire New Chogam by the way imvura iraguye nagomba kujya gushyingura nihanganishe umuryango ndabona ihereye Rusororo umuryango wa Mushoka mbere fisi abuze umugore n'umwana namubyara we mu mpanuka ntago mbatabaye nyine nta kundi ni ibintu bibabaje nyine umuryango ni ibisanzwe ikiriyo nejo wundi cyagiye buri aturangiza ikiganiro nagiyeyo ariko n'uyu munsi nagomba kameme nagomba kujya ariko ndabona imvura itari bubinyemerere
nyine abeza ntibarama yabahanze bakumbura bwangu nuko nyine ariko biba ari shoke burya kubura umuntu wawe mu mpanuka mudaheruka kuganira hari icyo mwapangaga ni shoke encore ku bantu bakiri bato igihombo abantu bakiri bato batarengeje imyaka 15 babana 10 yego n'abashaje siko byakagenze ariko ku bana babiri umwe agapfa agapfana na nyina urumva yarafite abana babiri umwe arapfa impanuka bose bari barimo umugabo ararokoka n'umwana ararokoka umugore n'umwana barapfa hari burya hari ibintu biba bigize ariko nukwihangana ni nacyo tubereyeho gufata mu mugongo abasigaye ariko ikigaragara cyo uyu munsi bwo sinkibatabaye kuko ndabona imvura ariho yahereye. Reka twihanganishe uwo muryango muri rusange n'abandi baba bagize ibyago cyangwa se batameze neza mwihangane naho utaha bye bye.